nshira numva binyanga munda ndamuherekeza yari ntabwo ndende ndamwegera buhoro nimundira nkubwire umutima utarahaba ntabwo ndabona ubwiza nk'ubwawe nanze kuripfana burya nashize numva nukuri ndindembe ntabara maze aranyegera ngo mundabira atindi igituza cye mu cyanjye duhuza urugwiro ndashanyarara maze ndarusinda yaranze mani y'akayoga karyoshye ndagasoma ndasusuruka hose ibyakurikiye nimubimbaze nukuri n'icyuzi cyuzura ntigisese aho gusesa kigaserera iwacu ngwino shenge ubahatse bose wa katedrali na wabe hafi kugira ngo adufashe gusenga Imana birinjire mu gitaramo tumaze kubasengera Imana tukuragije iki gitaramo tugiyemo nakwinginze kugira ngo umutekano wawe ubane nawe imirimo iri gukorerwa yose yoborwe nawe kugira ngo wiheshe icyubahiro ngwino ubane natwe kandi by'umwihariko dusabye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo azatahe mu bukwe n'abamarayika bamuherekeje tugirire neza muri byose kandi twiteho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu gahora n'ubupfura warana uremanwe uzambera uruhi
ntuzigere uturaga umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wande baga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze nari ntegereje ngusekera none tugiye kubana mukunzi wanjye Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. uko bamenyesheje ko twakiriye abashyitsi b'inyongera kandi bashobora kuba bagenzwa n'amahoro ariko badusanze natwe twicajwe no gutegura Noheli mu mitima yacu. Noheli kandi ni wa murongo umuhanuzi Yesaya igice cya 40 murongo wa mbere kujya mu muryango wacu turebe ko duhuje nawe. Bavuga ngo umuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Uwiteka Imana yacu ivuga. Haleluya. Niyo Noheli twumva twashaka gutegura tureba ko iryo humure riri mu muryango sikwaberi gusa no mu baturanyi, kandi umwera uturutse bukuru bucya wakwiriye hose, kugira ngo Noheli isabi wacu Rwanda biturutse kwa biri. None rero munyemere manze mpini yaho igice gisomwe wenda baje haba harimo umubwiriza ushobora kuki sobanura. Yoha karame harya yonongeho Wikirifu nibwo witaba vuba. Uraho? Yego turashima Imana. Nta rukumbuzi wowe ufite ko sobona ko nahagurutse se? Tera intambwe duhurire. Bari bariyeri simbizi uyu murongo utukura
uyu nguyu abawugenewe siko bawugezeho twe turahunga. Kangakura kazi Nakabonye kwa Cyprien. iwanyu kuri Janja akaba yose. Niyo mpamvu twaje tubagana nyine. Turabigisha rero ikoranabuhanga nako mu Akazi bakita ngo icy'ubundi. wa muhungu wanjye araza kugusobanurira. Uhe. Uyu nguyu araza kugusobanurira neza. Murahari kuri iyo ukuriye wagwa kuko uri umusaza. Aka ni ak'abasore. Sinshaka ibingusha shwe. Aka ni ak'abasore. Reka sinshaka ibingusha. Keretse bagufasheho. Ashwe. Muri aho ariko kuri Janja se? Turashima Imana. Twabonye duterera imisozi. Yego. Yambwa yanyu ntago yoroshye. Ntabwo ari imbwa. Ahubwo ni imbwe. Ni imbwe. Wageze rero mu murenge wa oya nako navuze ngo yambwe yanyu. Ni yambwe. Ntago navuze imbuga. Urakoze cyane. Reka tukwakire. Reka tukuzimaniye n'icyaka cyakuvugisha amagambure. Humura ni ibisanzwe. Yego. Babikwerekwa bwa buki ubushize ndi iwanyu wambwiye ko mwenga bw'umutepfu gusa harya ni umutsipfu. Umutsipfu. Ubu rero nta kindi nagwa kitari icyo ngicyo. Reka nkwakire. Imvura siragwa. Nakazuba biba. Kaburimbo yageze kuri Janja. Se n'ibitembera burya. Mpaheruka itarajyamo ko nari nagize ngo nzagarukirimo. Hari itaka ritukura bita laterite. N'ibiraro nabonye bari kubyubaka. Bari kubikora neza. Imana ishimwe. Reka rero ne kugutinza kuko ndabizi ko icyaka nacyo kitorohera umuntu. Kutayica gusa. Ntabwo ndayica humura. Rwose. Rero ryoherwe kandi turabifuriza ubuzima ku buzima bwacu rero. Mwakoze cyane. Gende wicare gubwe neza. Ingingo yaho dusanze ndayihinnye ariko umvise mbisabira uburenganzira kuko namenye ko ari wowe uje. Wayumvise? Nayumvise. Iwacu ubu turashaka kubwirana amagambo yururutse imitima. Gusa. Imana ishimwe. Nawe nuba rero ufite ibyakururutse imitima ubwo ushobora kutubera. Reka banze ncurure hanyuma bindi turabikurikiza. Ongera usome. Twateraniye hano kuri uyu munsi ku bw'abana bacu Nikodemu Hakizimana na Ishema Alphonsine baduteranirije hano. Ni ibyishimo byinshi twagize kuri uyu munsi. Turi kwitegura Noheli y'ivuka ry'umwana wa Yesu Kristo yavutse. Kugira amahirwe rero ko umwana Yesu agiye kuzavukira mu rugo rw'aba bana bacu. Tubaragije umugisha rero uzaturuka ku mwana uzavuka kuri Noheli. None rero muri aka kanya ibyishimo dufite ntabwo bigira ingano. Niyo mpamvu muri iki gihe cy'impano
ntabwo twabona icyo tubaha uretse ko twabona akantu gatoya kerekana ko turi ababyeyi batwibukireho mu gihe bari bageze mu rugo bavuga bati impano twayihawe n'umubyeyi wacu. Murakoze. Murakoze cyane. kubera uyu munsi uyu mwana yarakuze atubwira ko ashaka umukobwa, none byasohoye, Imana yabisohoje, tumuzaniye impano ariko atari yaja mu ishuri n'igihe yabaga yaruhutse yadufashaga mu buryo bwinshi, none abonye urwe aho twakuraga ibyo kumugaburira ari ku ishuri kugira ngo abone ubuzima bwiza. Ubwo nagera mu rugo iwacu tuzamwereka ahantu ho guhinga, baje bahamuhingira ibishyimbo kugira ngo nawe abone ibyamutunga. kuzahahogora izi mpundu naje mbazaniye nuko gahakoni. Natwe tugeze hano nk'uko umusangiza w'amagambo yaraduhaye umwanya, Nikodemu nk'umuntu tuvukana turamushyigikiye, kandi nawe ibintu yatweretse uyu munsi uretse twebwe namwe mwese muri kubibona. Ndi gusaba umudamu wanjye n'abana twari kumwe kugira ngo banyegere. Murahari? Nikodemu rero mu buryo bwinshi twagiye tubana, ariko nari ndangije amezi 5 ntabonana nawe bitewe n'impamvu z'akazi nari ndimo, ariko uyu munsi bigaragara ko yabanye n'abantu kandi mwamushyigikiye, ndabashimiye, kandi na Nikodemu ndamushimiye. Uretse impano igaragara muri aka kanya, mwemereye n'inyana nk'umuryango, yaba njyewe n'abahungu banjye n'umudamu tumuhaye inyana. Imana imuha umugisha, tuzayimuha isaha ya rero. Kabakobwa izi mpundu naje mbazaniye, kamwe gatahakara ntibatahahe. Izi mpundu naje mbazaniye, nikaye idasirwa bucuro. Shema Alfonsina mu ishuri rikuru ry'ubuforomo n'ububyaza rya Rwamagana. Shema yatubereye imfura, yatubereye mushiki wacu mwiza, mu kwiga yaradufashije. Ni ukuri Shema, twifurije urugo ruhire, kandi ni ukuri umurava wawe, umuhate wawe, ubunyamfura bwawe uzabikomeze. Tunejejwe no kubona ubukwe bwawe, kandi tukwifurije kuzagira urugo ruhire. Reka twakire nikitubujije kuzahahogora izi mpundu naje mbazaniye, nuko gahakoni k'abakobwa. Izi mpundu naje mbazaniye, kamwe gatahakara ntibatahahe. Izi mpundu murakoze. Umusangiza w'amagambo arakoze. Nkatwe nk'umuryango OIPA twabanye neza na Nikodemu, yadufashije byinshi, yaba ari ibyatuma dutera imbere n'ibyatuma duteza bagenzi bacu imbere. Yabaye imfura, yabaye umuhanga, turamwifuriza urugo ruhire, kandi tubize turabamenyesha ko ari umuntu w'umugabo cyane, azadufasha kubaka u Rwanda n'igihugu cyacu muri rusange. Sinzi nimba mugenzi wanjye hari nawe komenti yavuga tugatanga impano. Ikindi nongeraho ni uko iri tsinda mubona hano, nubwo Damascene ari umuvandimwe we, ariko abana bato basigaye mu rugo. Bamwe ni barumuna be, abandi ni bakuru be, abandi ni bashiki be, nk'uko yagize inshingano zo kubayobora ndetse no guharanira imibereho myiza yabo binyuze mu bikorwa bitandukanye. Rero twishimiye kumuha iyi mpano uyu munsi. Hari abana bato iyo bamubonye baravuga ngo babonye papa, ubutaha nibabona Ishema bazavuga ko ari mama.
bamwe baciye akenge bo niba ari umunabe ubwo murumva ko ari umuryango mugari. Ishema rero rwose aba ni bamwe bahagarariye b'abana za mfura za Nikodemu n'abakuru be n'abarumuna be, bifuje kubaha impano. Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane. Turashima Imana. Uru ni urubyiruko usengana na Nikodemu, kandi Nikodemu muri serivisi y'urubyiruko ni umukuru w'abakristo, nanjye ndi umupasitori wabo. Turashimye Imana rero ku bwa Nikodemu, dushimye Imana ku bwa Ishema. Ntabwo twavuga amagambo menshi ku bw'igihe, ariko mu ijambo rimwe tubifurije kuzagira urugo rwiza, kandi tubifurije imigisha myinshi ku Mana, ariko ikiruta byose reka Imana izabahe kubyara ahungu na kobwa, kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha. Muri aka kamwanya turashima Imana cyane kuko yitwa Ishema, ahesheje ishema umuryango. Shema Alphonsine ni umwana mwiza wubaha abakuru be na mama we n'abandi bose n'umuryango. None muri aka kamwanya turagusabira Shema Alphonsine kuzagira urugo ruhire hamwe n'umutware wawe Nikodemu, muzabyare hungu na kobwa, muzubaka urugo rwiza rugendwa kandi uko wajya gutwubaha wubaha n'abantu bose bakugendereye. Murakoze. Reka twakire abiganye na Alphonsine muri secondaire batera intambwe batange impano, baraza gukurikirwa na apa kef cyangwa abana ba pasiteri babe hafi. Murakoze. Nk'uko turi hano turi abanyeshuri biganye na Alphonsine muri segonderi. Rero hamwe na bagenzi bacu batabonetse ahangaha, twateguye impano kugira ngo tumwifurize urugo ruhire. Reka tuyibahe impano. Abana ba pasiteri niba bari hafi, niba ari ntabo mpamagare Lasa batera intambwe batange impano. Murakoze cyane. Natwe Rasa Kiye turanezerewe gutanga impano yacu mu izina rya Rasa. Nikodemu yatuyoboye neza, hanyuma akatubera umubyeyi mwiza, natwe turishimye kumuha gift. Ibyo uhagaze hano magarare n'abandi batabashije kuboneka, ariko turagukunda kandi Yesu azakugurira icyayi nk'uko akunda kubitwigisha. Arakoze cyane. Abana baba pasiteri batera intambwe, baraza gukurikirwa n'abarumuna ba Nikodemu batera intambwe nabo babe hafi. Natwe abana b'aba pasiteri turashimira Imana ku bw'aba bavandimwe bacu babashije gutera intambwe ikomeye cyane, intambwe yo kubaka umuryango. Rero Nikodemu nawe ni umwana wa katejisite, ni umwana wa mwarimu. Niyo mpamvu twiyemeje kumushyigikira, kandi iyi mpano niyo abana ba pasiteri bo muri province bambwiye. Bamaze iminsi dufite amakwe menshi, ubwo rero n'aba ngaba nabo muri shyira twese twagiye dushyirayo contribution. Bambwiye ngo mbahe ubu butumwa nk'umuyobozi wabo, kandi turabashyigikiye. Imana ikomeze ibubakire. Reka twakire barumuna ba Nikodemu. Musangiza w'amagambo arakoze cyane. Duhagaze hano nk'abarumuna ba Nikodemu, turimo turashima Imana kubw'uyu munsi. Uko duhagaze hano niko dukurikirana, natwe twifuje kumuha impano
kuko ubu agiye iwe avuye mu rugo dusigaye mu rugo murakoze cyane barakoze reka twakire abapasiteri amina amina ni ishimwe rinini cyane kubwo kubona ubu bukwe bwa Nikodemu. Ni umukristo wacu kandi ni umwana wacu, muri rusange umuryango wacu urungutse. Kubw'ibyo rero nk'abapasiteri natwe ntabwo twabura guha Nikodemu impano, tumwifuriza kubyara agaheka no gukomeza kuba muri Kristo iteka ryose. Amen. Reka twakira abanyeshuri Nikodemu yigishije, baraza gukurikirwa n'abakorana na Nikodemu bo muri MIPC, Muhabura Integrated Polytechnic College, kaminuza ushobora kujyanamo umwana ukamenya ko ugiye kurerera mu kigo cyiza, kaminuza iyahebuje mu bijyanye n'ubumenyingiro, kaminuza ishingiye ku ijambo ry'Imana, kaminuza utapfa gusanga ahandi hose muri Afurika y'Iburasirazuba. Reka rero baze bakurikiye abanyeshuri. bacu be kugira ahantu bajya be kujya kure bigire hirya, natwe turahagarara hano. Haleluya. Reka twigire hirya, hanyuma umugeni wacu dushaka ko ahagarara. Murabona ko turi itorero rinini, twigire imbere. Murakoze cyane. Nka MIPC dukorana na Nikodemu, turanezerewe cyane ko tubonye umukazana. Reka abo dukorana bakome mu mashyi ko tubonye umukazana, kandi umukazana mwiza, kandi umukazana wacu tumwizeze ko na Nikodemu nawe abenshi babivuze, ariko ni inyangamugayo, ni imfura, ni umuntu ugira umuhate, umwete, utiganda. Niyo mpamvu ibyo byose tuvuga cyangwa tuvuze twabikubiye hamwe muri iyi mpano. Reka nsabe bashiki be bayimushikirize. Murakoze. Genda bashiki be. Ngabo abakozi rero nanjye Mustafa Nikodemu twariganye, twarasenganye, twarabanye. Hakizimana twamanye igihe kirekire kuva muri 2007, turakomeza none ngewe n'umuryango wanjye twifuje kumworoza bimwe mu byo tworoye ihene. Umuryango wa Mustafa tumwemereye ihene 2 z'ishashi. Murakoze.
ati nk'umuryango wa Mustafa tumwemereye ihene ebyiri. Ihene, yes. Nagenda gukurikira amafaranga yahora ntawe umuyonga ntibizabe ngombwa. Dukomeza dutanga impano zikomeze zitangwa. Udahari ubuzima bwababurura ni nk'ijoro ridajya urota inzozi mbi nk'ururabo ruhumura k'uruyuki niko wampumuriye nagenda gukurikira amafaranga yashira n'inshuti zikasiga ariko we kunsiga sinzi ko nasigara amahoro ntibizabe ngombwa ko gusezera kuko sinabishobora nawe umuyonga ntibizabe ngombwa ko gusezera kuko sinabishobora nawe umuyonga. Dukomeze dutange impano ducunguza uburyo umwete. Ndabona amasaha asiganwa n'ibihe. Reka tubakoze kandi impano. Dukomeze dutanga impano.
ndabona impano zigana ku musozo tugiye kubashishiriza impano y'umwana impano bayishikirize babifurize kuzabyara umukobwa bifurize kuzabyara umukobwa kandi bati muzahoze amafoto muzahoze Usagayo matera nguru mudamazera zokogorerera deyoshere kumusego zokogorerera Yohani we kugira ngo simbumva mbese ngira ngo warubivuze ari bibiri reka tubibirindure kuko numvisemo ikintu cyitwa umuganda aho hantu maze tubanze dukore uwo muganda naho ibyo gutaha uzaba urataha icyo ndi bukikwemerere icya mbere harya wakigize gutaha oya kwari ugushima icya kabiri mukanyereka ku ndaro y'umusore yego nanjye ngashyiraho umuganda hanyuma nkabona gusezera urakoze cyane nakumvise nyakubahwa John ntekereza ko gukurikirana umwana waje uduhekeye kandi na Nikodemu ni uwawe ukifuza kureba aho data Abeli Rwesabigwi yabubakiye yego kandi atari ukurebesha amaso gusa ahubwo ugakora nasaba baraha bakaguha amashyi n'ubundi warakoze byari ishema uramurera abishema ryawe none abaye n'iryacu ni ishema ry'igihugu kugira ngo tugushimire ubwo ugikora ukaba ushaka kubakira abana aho mu kanya ndahakugeze hanyuma
wenda ubwo kwari ugusezera muri uru ruganiriro kugira ngo ugere aho twubakiye abana, icyo nacyo ntawacyanga kuko ntiwahagera wicaye, kandi kuva muri uru ruganiriro hari icyo bisaba. Reka udukoni twawe uva hano ujya aho ngaho mbyemere, byo gutaha usubira iwanyu ho tuzabivugira ku ndaro. Babashimire mwakoze cyane ko nitubona bishoboka. Reka heri intambwe ngusanga, ariko kandi ngushimira cyane magambo wadusangije rwose. Iri jambo warisohoje aho Imana ubwayo ivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, ibisubiramo iti mubabwire iby'uburitse imitima, nimubahumurize ngo niko Imana ivuga, maze mubabwire iby'ururutse imitima. Nyakubahwa, kuduhekera ishema ni ukururutsa umutima rwose, kandi ndagushima. natwe turabashima. Uriya uzagira icyo abivugaho nugera iwe ni Nikodemu, naho njyewe na Data Beri twese reka twicecekere, ahasigaye ijwi ryacu ririmukira kwa Nikodemu Hakizimana. Maze ubwo ugiye kugenda nanone uri buzamuke imisozi, ngira ngo naharya mu Bugarura ntihoroshye, werekeza Ijanja, ko byagenda kose cya cyaka gishobora gushibuka, maze nigishibuka ugenda ugitsirika gishibuka, akira umwana guherekeze. Reka tubanze dusangiremo, hanyuma ubundi antwaze. Agutwaze ntumurenzi Bugarura mwana. Nubona wambutse kaburimbo ubasezereho ugaruke. Asigaye yego naho mu kanya. Murakoze cyane. Nawe malaika bonane, uzagira umwaka mwiza bonane, bantu mwese muraha bonane, bantu mwese murahayo bonane, Nikodemu nawe ishemayo bonane, bonane baturarwana mwese bonane, nakerudiruko turirimbe twese, uyu mwaka mushyashya uzatubera umuhire mu byishimo bonane. Muziki tukatsinda on the piano, après on the solo, the drums, allez on dépasse, allez on dépasse, musiciens de piano, après on the solo, allez on dépasse, turirimbe twese, uyu mwaka mushyashya uzatubera umuhire mu byishimo. Yoshere kumosego nebo chamo getondo ye ova makoro goro modamasera wina
telefone y'umuntu ke zokogorera telefone y'umuntu ke nogera mu buraya tuje tuvugana hajya gusa kuko inyubako ya data ni kimwe n'inyubako y'umuhungu we, impinduka uragiye usanga ari nkeya. Umuhungu we kuko ari mu iterambere n'ikoranabuhanga, hagomba kuba impinduka birumvikana. Ntutungurwe rero nubona uruganiriro rungana n'urwa se, ariko ukabona harimo amatara acanye nk'iri rindeba, umenye ngo ni iterambere ry'umuhungu wacu. Ubu rero wahageze, kandi mu kanya cyagera twari twaguhesheje uburenganzira, kandi ibintu ubwawe nyine kugira ngo dukorere umuhango ukomeye wo gutwikurura abageni, abahesha uwo mugisha. Ni wowe rero uratanga raporo, kuko n'abanyamuryango ba Beri hafi ya bose ntibamubonaga, ari mu ruhisho. Abawe bo bari bafite nyine urukumbuzi, none yakira indangururamajwi kandi urisanga iwacu, maze uvuga icyo dukoreye. Wagira guti maze ngatanga umuganda, urahora kubahwa. None uwo mwanya w'umugisha gahabwa amata, kogoshwa amasunzu, ubwo ndi kubona yanambitswe n'urugori. Ariko umuryango wa Beri mwabonye icyo John yadukoreye, haguruka shana, hagurukana na sheri wawe muhagarare, maze anasuhuza n'abantu b'iwacu. iri zuba baritunge hariya bamurebe. iyi foto ntizabure, muzamure n'ibiganza mwana wacu, muzamure turebe di mundeberara ayo mashyi menshi cyane. Ahubwo kubaho twamuherukaga waputanye mu gatimba, none arakenyera nk'abategarugori b'i Rwanda. Uzi uburyo aberewe, bakongera amashyi. Kandi urabona ko nicyo ari mushimira Nikodemu wacu, baratetesha burya. Buriya Rwesa Bigwi Aberi ni umukozi w'Imana nawe, umugateshiste, umwigisha, umuvugabutumwa. Bana rero bakuriye mu ijambo ry'Imana, ntacogora n'abantu batahemuka. Buriya Ishema Nikodemu twari tumuzi, bagomba kwemera kumushyingira tutamuzi. Ndabizi mwakoze iperereza. Ni umwana mwiza, turamuzi. Umwana mwiza. Maze rero urabona ko Ishema atangiye kubyibuha no gusiba, inseko yarahindutse. Karebe di, wigeze umbwira uti dore amenyo aruzuye. Ntabwo ari ngombwa ko tumumeza ayandi, ariko arimo ni yayandi Imana igena, tuzayarinda maze ajya aseka neza. Reka rero tugushimire, kandi kuko baheshera umugisha ngo bajye gukora. Mwana wacu Nikodemu
ahasigaye mushabuke mujye ku murimo kuko nicyo umubyeyi abifurije. Natwe kandi tuzabatera umwete, usibye n'inkoko na se rwese abigwi ntawe yamukundira kuryamira, abareba ko abana bari gukora n'umuryango kandi n'umukozi. Reka noneho rero muri uyu mwanya reka nkwereke, ubu turi mu rugo rwa Nikodemo. Sa n'uwihanganye wicare gatoya, numvise hari icyo wari ushaka kuvuga. Buriya ushobora ubu hano data Abeli nanjye ubwanjye tugomba kuhavuga biki. Ubu turiwe, reka niturize none turize. Niba n'ikintu wari ushaka kunsaba urakinsaba ari uko umaze kumva maze gushiza amarongo irya Nikodemo, kugira ngo numve ko yabaye umugabo kandi koko arabikwiye kuko wamuteye ubwo bugabo, umufasha ishema rye, ishema. Nikodemo, mugume muri iyo pozisiyo maze ushimire ababyeyi. Imana ibahe. murakoze cyane, iby'umunezero umuryango wacu, twe Hakizimana Nikodemu na Shema Alphonsine turashimira ababyeyi bacu ku mpande zombi batureze twese tugakura kandi bagakora n'inshingano z'ababyeyi, bakagera uko badufasha kubaka urugo. Kandi turagira ngo tubabwire ko ineza yose mwakomeje kutugaragariza nk'ababyeyi ituri ku mutima kandi izahahora. Kandi twishimiye ko mukomeje kutwitaho mukadusura n'amagambo meza, umurage mwiza mutoza w'umurimo. Turabashimira, mwakoze. Uyu mugore wanje rero Ishema Alphonsine ndamukunda cyane kandi nzakomeza kumukunda kuko twabyumvikanye. Rero turabashimira nk'ababyeyi kandi nk'inshuti, abavandimwe muri hano. Turagira ngo tubabwire ngo iwacu haragendwa, murakaza neza muri Isange. Mwakoze. Reka basubire mu byicaro. Mwakoze cyane. Nyakubahwa John, rero twari kugira ngo wumve umunezero waba wubakiye imbere y'imiryango yombi, kugira ngo nyine nawe ugende ufite icyo uvuga iwanyu kinaturutse mu mutima w'abana bawe. Wari uteye agatoki hejuru rero. buriya rero ushinzwe navuye ngo nzasezera, ariko ngeze mu ndara y'umusore n'abanyemerera none kandi birakagakunda uzaho umfatiye se. Nari nzi ko nzanga ukarara, none ntiwarara mu rugo rw'abana. ahubwo ndagusezereye. hari umuhungu wize iwacu witwa Dieudonné yabaye pastor Nahimana. watubwira akadusabira umugisha tugataha. Gusenga ni ugukozaho kuko niyo nshingano ye. Mwakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Mana, turagushimye kubw'ubukwe bw'umugaragu wawe Nikodemu n'umuja wawe Shema. Turakwinginze kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ukomeze ube mu rugo rwabo kandi ukomeze ubaho umugisha. Mwami Imana, umugisha w'abubatsi ingo, umugisha Mwami Imana uha nukuri abakwizeye, uko tuzi neza ko iyo tukwizeye tugakora ibyo ushaka uduha umugisha amajya n'amaza. Nabo rero ubaha umugisha amajya n'amaza, uha umugisha buri umwe wese Mwami Imana waje muri ibi birori by'abana bacu. Kandi turakwinginze ngo utwemerere, maze umugisha utanga umuntu wese yakwibwira akomeze abe ku muntu wese hagati muri twe. Umugisha w'Imana ugendane na buri umwe wese, kandi utwemerere dukomeze kutubona Imana isumba byose. Bisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo.